Guterwa inda kw'abangavu mu karere ka Kayonza ni kimwe mu bihangayikishije ababyeyi, cyane cyane mu murenge wa Mukarange ugize igice kinini cy'umujyi wa Kayonza. Ni ibikorwa ababyeyi bakuru biganjemo abagore bavuga ko biterwa n'amikoro make mu muryango, ibigare by'urungano ndetse n'ababyeyi batinya kuganiriza abana babo ubuzima bw'imyororokere, ari nacyo gitiza umurindi cyane uku guterwa inda kw'abangavu. Aba nabibumbiye mu itsinda rihugurirwa ku kigo nderabuzima cya Mukarange, bafashwa n'umushinga Igire Wubake Ejo ku nkunga ya African Evangelistic Enterprise AEE Rwanda. Ikibazo kiri ku babyeyi bagifite imyumvire kutaganiriza abana babo, kuko iyo twabonye ko hano uko twize kuri uyu mushinga twigishije ko umubyeyi ari we musingi w'umuryango. Rero iyo umubyeyi atagize uruhare mu kuganiriza wa mwana akiri muto mu mizi, niho handi azisanga yahohotewe ntamenye ibyo ari byo kubera ko ataganirijwe. Nubwo twaganirijwe ariko ntago biragera ku rwego rw'uko buri mubyeyi wese yumva ko afite iyo nshingano. Kandi habayeho n'ikibazo cy'ubukene mu miryango imwe n'imwe, bituma umwana atabona bimwe mu byo yifuza, bigatuma yinjira mu cyiciro cy'ubukene kugira ngo abashe kugwa muri iyo kesi. Mu buryo bwo kotswa igitutu bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo umusore cyangwa umugabo ashobora gushukisha umwana w'umukobwa wenda telefoni cyangwa urukweto rwiza, icyo gihe akamushora mu mibonano mpuzabitsina. Nyuma yo guhugurwa n'uyu mushinga bagasobanukirwa n'uburyo bwose bukoreshwa mu gushuka abangavu bikarangira batewe inda, aba bahuguwe bakora ubukangurambaga hirya no hino mu ngo ndetse no mu nteko z'abaturage, ku buryo ababyeyi bamaze guhindura imyumvire. Tukabereka ejo hazaza, nuramuka ukoze imibonano mpuzabitsina ejo uzatwara inda itateganyijwe, wowe wishe ubuzima bwawe bw'ejo. Imyumvire y'ababyeyi bamwe na bamwe bo mu cyaro yarazamutse ku buryo tubagira inama bakabyumva vuba kuko babonye bitanga umusaruro. Uwase Jules César, umukozi wa African Evangelistic Enterprise AEE Rwanda, avuga ko kuva mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022 bahugura abibumbiye mu matsinda anyuranye basaga 5888. Ibi bituma habaho igabanuka ry'imibare y'abangavu baterwa inda. Tuje mu karere ka Kayonza havuga ko harimo ihohoterwa riri hejuru, harimo abateye abangavu baterwa inda biri hejuru cyane, ariko nk'umushinga ko dukora muri community cyane, twabanje kwigisha abantu banza kumenya ko bihari. Bamaze kubimenya batangira no kukwigaragaza, hazamo ijambo ngo ku breaking silence, ko wiceceka. Bono ngo tumaze kubigisha rero abaturage bano rino tsinda mwabonye babaye umusemburo w'impinduka muri community. Aline Umutoni ushinzwe guteza imbere umuryango no kurengera abana muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof, avuga ko kugira ngo ibi bikorwa byo gutera inda abangavu bigabanuke ari ibikorwa bisaba ubufatanye, ariko ko ababyeyi aribo bagomba gufata iya mbere. Twagakwiye gushyira imbaraga cyane mu gukumira rero byabera muri setting zitandukanye, ariko cyane cyane bigatangirira mu muryango aho babana bavukira bakabyiruka, niho hagakwiye gushyirwa imbaraga. Itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, rigenera igifungo cya burundu urengeje imyaka 18 wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, hanyuma rikagenera igifungo kiri hagati y'imyaka 20 na 25 uwasambanyije umwana uri hagati y'imyaka 14 na 18. Naho umwana uri hagati y'imyaka 14 na 18 we afungwa hagati y'imyaka 10 na 15 iyo yasambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, hanyuma akagenerwa igihano kiri hagati y'imyaka 10 na 12 n'igice iyo yasambanyije uri hagati y'imyaka 14 na 18. Leonce Nyirimana mu karere ka Kayonza.